Leya ngo arateganya guhagarika urugamba rwo kwigarurira Chris. Pascal we yatangiye gushyira mu bikorwa inama za Bushombe. N'urunana. Ese uyu munsi habaye iki Pascal? Habaye iki kidasanzwe se ko ahubwo ari wowe uri kuntinza? Nyama hari ibyo ntumva Pascal. Ko nakubwiye ngo mperekeze ku kigo nderabuzima njye kwisuzumisha ukantera utwatsi, habaye icyo ngo zende uko ntugareka ngo tugende. Nyamara mukobwa jana nawe ntushobotse. Ejo bundi hawaje kunturumbura mu murima ngo nguherekeze kwipimisha inda. Ugera nubwo nteze umujyanama w'ubuzima. None umwanya nari nabuze ndawubonye ngize ntitugende ngo ndagutunarika. Mu by'ukuri urashaka iki? None se sindi kwitegura ngo tugende? Banguka tuhagere mbere baduhereho nyine duhite twigarukira. Urabona tugarutse hakiri kare nshobora kwisoma muri rura rutoki rwa Rangwida aho nari nshigaje nkaharangiza. None se ubundi kumbwira ngo ndagukerereza kandi utaranitegura ngo tugende? Yewe ntaranitegura, nditegura iki se kirenze ibi? Urajya kwa muganga umeze utyo se? Sinakarabye mu maso ra, hari ingonera mfite ku muntu uri kubona. Ingonera ntazo ariko wambaye imyenda ukorana. Iyi pantaro yanjye zibaye iki? Ndi gitifu ngo nshyiremo ikoti na karuvati. Genda ushyiremo ka gashati gatukura na ya pantaro mperutse kukudodera birasa neza. Cyo reka guhinda yengwe ino tujye kwa muganga. Imyenda yanjye nta kibaye. Wa mugabo we wagiye wumva ko ibyo nkubwira nzi impamvu yabyo. Ubejo bundi ubwo najyaga gupimisha abana ibiro mu mudugudu. Umujyanama w'ubuzima ntiyanyihereranya kansomera nanjye nakwireba n'abana najyanye nkigaya. Ubu se wayigizera? Ntayigira se. Urabona ntambaye ka gatenge nameshejo. Kwambara agatenge n'agapira bimeshe se utoza umubiri wose bimaze ikira. Umuntu uheruka kwitsirita mu cyumweru gishize ubu ntuza kunukira abaganga. Wajya ureka kunterura ubwa Pascal. Ejo bundi mvuye mu kazi kwa Stefano sinaje nkashyira amazi mu kijerekani ukansirita. Apu twigendere noneho sinibukaga ko cyagihe ndagutsirise koko. Iminsi 3 nta kitwaye uracyahumura. Asyegare we. None se Leya uri kwitekerezaho ibiki bituma utabyuka ngo unacana utekurye? Ibibazo bikomeje kunkomera na Sori. Ibibazo byerekeye iki se kutambwira? Naraye ntekereje neza nsanga nubwo twibwira ko Chris atari muzima dushobora kuba twaribeshye. Ese uriya munyagwa niwe waguhangayikishije? Chris uko muza abaye afite icyo kibazo ntabwo yakwirirwa dutesha umutwe yaba njye cyangwa Rumarinkwi. Ukaba ukeka se ko ari mu buhe bushakashatsi? Icyo nicyo kimbabaza cyane. Kugumana n'umuntu utazi icyo gutekerezaho ni nko guta umwanya pe. Oya wicika integereya. None se natagutekerezaho aratekereza kuri Rumarinkwi koko? Rumarinkwi yateye ishoti ku isegonda ya nyuma. Kimwe nuko wasanga kitugoragoza twembi. Uyu munsi akareba Leya, ejo akareba Rumarinkwi. None se bibaye ari byo? Urumva wagira ubwoba bw'iki koko? Wagira ubwoba bwa Rumarinkwi? Rumarinkwi uri mu myaka nk'iy'ikiyo ni 50 yagutera ubwoba. Maze muri 90 yari umwana ukambakamba. Erega buriya nyese n'umuhondo kuriya n'urungano rwanjye. Koko. Nuko yagumiye nyine agakomeza kwiyitaho bya gikobwa, naho ubundi rwose ni nkaho tungana neza neza. Gusa ibyo byo tunabiretse, yaba muto cyangwa mukuru, ngiye ndumva umusore Chris ngiye kumumurekera. Sinkomeze kwiruka inyuma y'umuyaga. Oya Leya, ntabwo nkwemerera rwose kuneshwa gutyo dore bigiye gucamo. Chris rwose tumwamburira Rumarinkwi. Akuratekereza ko kuva igihe cyose maranye na Chris atarambwira ijambo na rimwe ryo rukundo. Ngo atarakubwira ijambo ry'urukundo. None se wewe ko hari abahungu bagira isoni badashobora kuvuga ijambo? Ariko bagakora ibikorwa byivugira cyangwa bagakoresha ibimenyetso. None se ubu nka Chris wavuga ko dukundana gute niba iryo jambo atarimbwira n'ibikorwa bikaba ari ntabyo? Wambwira gute koko? None se muhise mugenda? Hari igisigaye se ntamaze kudusuzuma. Ko mutambaje igihe muzagarukira se? Ntimuzi ko mugomba kwisuzumisha byibuze inshuro 8 mbere yuko mubyara? Ariko wa mugani twari tubyibagiwe. Gusa buriya nonse yata nawe yari kuzaza kutwibutsa mbona atajya hoga. Byashoboka ko umujyanama azabibutsa, ariko ni byiza ko mugenda namwe muzi itariki muzagarukiraho. Ikindi kandi hari n'ibyo nshaka ko tubanza kuganiraho. Byerekeranye n'iki se muga? N'isuku. Isuku yanyu ni nke rwose, ndetse uwashaka yavuga ko mufite umwanda. Narengize ngo mugiye kunshyira kuri liste y'abahabwa inkunga y'ingoboka yagenewe abagore batwite n'abonsa mu miryango ikennye. None nibyo. Uretse ko atari nanjye wayigushyiraho, hari umuntu ubishinzwe hano ku kigo nderabuzima. Ariko si yo liste urashaka kuyijyaho kangahe ko nzi neza ko usanzwe mu bahabwa iyo nkunga y'ingoboka mukobwa ja. Ntabwo wahabwa inkunga inshuro 2. Niba nta nkunga mu rero ndumva ibisigaye byose ari ukunyiyenza. Mwanda surihe ko naje noze mu maso no ku maguru nkambara n'imyenda imeshe.
none se mukobwa sha ni gute uba uzi ko ugiye kujya mu bantu ugacisha amazi mu maso no ku maguru ntiwiyuhagire umubiri wose koko? ejo bundi nari namutsirisera. uzi ko nta wowe nta mugore wawe mwese muri kimwe Pascal? Gutese none se umuntu akaraba kangahe mu cyumweru? Kabiri. Wenda ugakaraba nko ku wa mbere ugacishamo ku wa kabiri no ku wa gatatu, kwa kane ukongera ugakaraba. Sinzi niba ibyo hari umuntu wabibigishije cyangwa ari gahunda yanyu mwishyiriyeho. Naho ubundi umuntu akwiye gukaraba byibuze buri munsi. Byaba byiza ko banakaraba kabiri ku munsi, ariko mwebwe byibuze mugerageze buri munsi. Buri munsi se ubwo waba woga uburozi muga? None ko urwanira inkunga y'ingoboka, ubundi wayiga udafite isuku urumva yakumarira iki koko mukobwa sha? Impamvu abagore batwite mu miryango ikennye bahabwa iyo nkunga y'ingoboka nta yindi ni ukwita ku mirire yabo n'isuku. Wa muntu wese uretse ko na mukobwa jana uri ahangaha ataba yoroheye, ubundi wagize ngo turi adufaranga so busa mu muryango munini nk'uwanjye koko? Izo zo ni ingaruka zo kutaboneza urubyaro, kandi nta munsi ntabagira inama ntinyabuna mubyara bo mubasha kurera, ariko mwarananiye. Ahora ni ikimuga. Ariko noneho nyuma y'uyu nguyu nzafata ingamba zikakaye. Ingamba rero ntabwo uzazifata ari uko yabyaye. Niba ufata ingamba zifate none ahangaha, ushyira mu bikorwa gahunda zagenwe zigufasha gukurikirana no kubyarira kwa muganga. Ubwo ndavuga kwipimisha inshuro 8, kwishyura ubwisungane mu kwivuza, gushaka kuza guherekeza ugiye kubyara, gutegura imyenda y'umwana n'ibiribwa bizakenerwa n'ibindi. Ariko ibyo bintu byose muba mwarateganyije muba mwumva umukene yabishobora? Uwo ari we wese agomba kubahiriza inama agirwa n'abaganga Pascal. Turababwira ngo mwubahirize izo nshuro 8 umubyeyi agomba guhura n'abaganga kugira ngo hakurikiranwe ubuzima bwe n'ubwo umwana uri mu nda. Kubyarira kwa muganga kugira ngo hirindwe ingaruka iyo ari yo yose umubyeyi cyangwa umwana bashobora guhura nazo, harimo kuva ku mubyeyi, umwana ashobora kuvuka ananiwe cyangwa afite umwuka muke, abaganga bakamufasha bikamurinda ubumuga buhoraho cyangwa urupfu. Yewe nuko uzagerageza ariko ntabwo byoroshye pe. Gusa hari akabazo k'amatsiko nashakaga kukubaza muga. Nta kibazo rwose mbaza ndagusubiza. Nta kuntu mushobora gukoresha ibyuma byanyu mukaba mwamenya se w'umwana akiri mu nda? Umva nk'ikibazo runarwo rubajije. Ibyo urabibaza nde ko twaje kwipimisha inda, twaje gupimisha abase babana? Reka nibarize. Kumanutse se Stefa? N'ubundi bari abayede baracyatunda imicanga. Gwena twe twigiriye mu karuhuko turagaruka dusanga wagwiriye bahite baponda. Cyakora ko akazi k'uyu munsi kari ndyankurye cyane cyane ku bayede pe. Si ibisore se hari udafite imbaraga zo guterura ikarayi? Yewe mukobwa jana yigiriye inama pe, yari kongera kuzongera gusa kikubita hasi. Ntabwo yasibye yansabye uruhushya rwo kujya kwa muganga. Ngo navayo kararaza mu kazi. Gusa wa mugabo we rero ngo afite inkuru itari nziza. Ahira rwaje kare. Inkuru iteye busho. Ya madosiye mwasinyanaga na mukobwa jana buri mukoroba ashobora kuba agiye rwose kuko byari amazi nk'ibisusa. Ibyo si iraremereye. Dosiremereye ite? Nyiramariza se yarabimenye? Ntabyo aramenya, ariko mu minsi mike ashobora kubimenya. Abibwiwe nande se ko hari amadosiye yari ngewe na mukobwa jana tuyazi gusa? Bari yase mukobwa jana yaba kaburye ku buryo ajya kwimenenda imbere ya Nyiramariza? Oya, ariko bishobora kuzamenyekana biciye mu mugabo we, kuko yatangiye kuvuga ngo ari yanda rwose ashobora kuba atariye. Niko Pascal yavuze? Niko yavuze. Ejo bundi yangishije inama ambwira ko ngo rwose umugore we yasamye kandi agasama badaheruka kugirana ibiganiro. Rero akavuga ko byanze bikunze yanda yahitiwe n'undi mugabo kandi ngo bashobora kuba barahuriye nyine ngo hano kwishantiye mbese. Foye none akanya karashobotse pe. Iyi nkuru nigera kuri Nyiramariza zampamba ndi muzima rwose. Kumugeraho byo ni nk'ako kanya. Ubwo se urumva Pascal namara kubimenya azabiceceka? Wumvisha nkeka se? Yewe ntabwo agukeka pe. Ariko byanze bikunze nyine azakumenya. None se nakomeza gutota mukobwa jana urumva atazageraho ngaho nawe akabivuga? Urabizi busho. Ngiye kwihaniza mukobwa jana. Mubwire nti uko byamera kose ugomba kubika ibanga. Hanyuma ubwo ngubwo umugabo namara kumenya ko umwana atari uwe urumva azamubaza se akamubwira nde wundi koko? Azamubwira nde?
nyamara Pasika ushatse wakwitondera amagambo ufite kurinda ntwite kuko nutayagabanya nzaguhona. ariko ntugahora unkanyisha ko nkubita nkaho njye nta maboko ngira uzankubite nanjye ngo ukubite. Reka ngere hano ku kabari nisomera agacupa ndumva ingwaga se nkwiye kwa muganga imbagamagara. Ugiye kunywesha iki se ko wavugaga ko nta mafaranga ufitera? Hari agahumbi nasaguye kuri bwa bufaranga baduha abanyeshyari biti byimejeje. Umuntu yareba uko yigenza da. Gikomeza wigana abayiti byimejeje nyine uzabishima ejo bundi nahagarara tugasigara dukanura nka mbega urubwa. Cyane ko rwose tutanayakoresha neza ngo byiburiye nkunga izahagarare dushoboye kwigira. Ahubwo icyo nicyo gituma ngomba kuyanywera nkica ingwagase. Hari nubwo abayiti byimeje nk'amafaranga se nabonye aza ntaza havuye ubundi nabwirwa n'iki gihe azagendera. Kandi yariyo mpamvu twakabaye tuyakoresha neza igihe tukiyafite. Reba nk'ubwo nk'icyo gihumbi urashaka ko tukinywera kandi mu rugo nta kintu gihari. Abana ntibafite iyo ndyo yuzuye nta nagasabune gahari. Ntawe ngo kunywa inzoga koko mukobwaje. Uzi ko nose atamaze kugira ikigoryi burundu Pasika. Munyumvire. Ubu twishwe n'inyota dufite amafaranga ngo nuko tudafite ibyo tugaburira abana ejo. None se mukobwa jana ubu uravuga ngo tujye kunywera icyo gihumbi koko hari ubwo uzaho uzakura ikindi ejo wenda? Sawa niba ubyanze taha ujye mu rugo uburera abana nge sindenga. Icyo gihumbi uranze ugiye kukinywera koko mukobwaje? Ntuzakurizaho ninjiye urahabonye. Nubishaka uhansange nutabishaka utahe ujye kurera abana mu rugo. Ese burya ni wowe Leya? Ntabwo wari wamenye se Devo. Ntabwo umuntu yapfa kukumenya pe. Wikozeho rwose wabaye yamushyashya. Nyamara ni ibisanzwe. Oya ntabwo ari ibisanzwe wikozeho birenze ibikenewe. Ntawamenya ko uje kwa muganga rwose wagira ngo haraho usohokeye. Ahubwo se kuje kwivuza bwije. Ntuzi ko buriya abaganga b'ijoro baba bari bakeya ugereranyije n'abakora amanywa. Nirata ntagutera ubwoba n'abarayizamu barakwakira nta kibazo ugira. Gusa mwihangayika ntabwo nje kwivuza. Uje kujya utese ku kigo nderabuzima muri uyu mugoroba? Nje kureba titireri. Titireri mufitanye gahunda se? Kuza kumureba ngo ampere ifite se bisaba kuba dufitanye gahunda. Ubwo se uramubona ra? Ese ko murebana mukamwenyura mwatoye mukavuga icyo mushaka kuvuga. Ngo ndamubona ndabuzwa n'iki se kumubona kandi ahari. Icyo twavuga mu buryo busanzwe bw'ikinyabupfura ntabwo umuntu yitora ngo ajye mu biro by'umuyobozi batahanye gahunda. No umuyobozi wanyu nyine mujye mumusaba iyo gahunda. Njyewe n'inshuti yanjye igihe cyose mushakiye namureba ntawe bisaba kwaka ikibari. Yegora. Ngaho cyenda urebe inshuti yawe ukwitambika umbwire. None se mwambwiye aho ari ko ahubwo nabonye mu biro bye ntawe urimo. Kandi wabibonye ko ntawe uhari nyine. Hanyuma sirasi imodoka ye mbona iparitse hariya. Cyangwa agashiya karabishe ko namwegukanya Nyesi umuvandimwe wanyu akanuye amaso. Ubu se uri igiki kuko tugirira umushiya? Ariko ubanza ari wireba ukibonamo zahabu umukobwa. Icyo nibonamo cyose kiramaze. Icyangombwa nuko kibatera ishyari. Kugeza ubwo mumpishaho umukunzi wanjye ari. Uwo mukunzi wawe ntawe uhari muko. Sinzi impamvu utabizi ko yagiye mu mahugurwa. Ngo amahugurwa? Nibyo se koko ntawe uri Nyarurembo Devo? Niba wumva nkubeshye icara aho ngaho mutegereza aho azira muratahana. Yesu we. Ese ubu yankoze ibiki koko? Ayo mahugurwa sazayamaramo iminsi ngahe byibura shyaka. Inshuti yawe ituraho ko ushaka utabanje gusaba randevu nk'abandi se ntabwo uzabiri n'igihe izahamara. Yaguye mu kantu arakora iki nyuma yo kumenya aya makuru atayabwiwe na Chris? Ntuzacikwe n'ikiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri Radio 10 kuwa 3 no kuwa 5 saa 11:15 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube kwigeraho no kwandika ijambo Urunana Official maze ugatanga n'ibitekerezo. Ushobora kandi gukurikira ikinamico Urunana kuri telefone yawe ukanda 845 ugakurikiza amabwiriza. Uramutse kandi ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho, wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri page yacu ya Facebook kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'Urunana mwumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo kuri Radio 10. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha.